Tubahaye ikaze mwese abadukurikiye ni kuri Shaka Provisoire. Turacyakomeje kugenda dukosora ibibazo bigenda byibandwaho mu kizamini cya Provisoire. Wowe uri kwitegura ikizamini cya Provisoire, uri kwiga amategeko y'umuhanda, tubahaye ikaze mwese kuri Shaka Provisoire. Twihuse rero n'ikibazo cya mbere cy'uyu munsi, dutangiye bari kutubaza ngo mbese iki cyapa kivuga. Aha uraza kuzuza icyo kivuga. Mbese iki cyapa kivuga: A, ikoni iburyo. B, akazamuko gashinze cyane. C, akamanuko gashobora gutera ibyago. D, B na C byose ni ukuri. Mbese hano wowe wahitamo iki? Ese ni A, ikoni iburyo. B, akazamuko gashinze cyane. C, akamanuko gashobora gutera ibyago. D, B na C byose ni ukuri. Mbese wowe ahangaha wahitamo iki? Twihuse cyane rero ahangaha igisubizo ni A. Iki cyapa kivuga ikoni iburyo. Iyo umuyobozi w'ikinyabiziga kikibona imbere ye ahita atekereza yuko iburyo imbere hari ikoni. Kivuze ikoni iburyo, igisubizo ni A. Ikibazo cya kabiri: ubugari bw'imizigo yikoreye n'ibinyamitende 3 n'ubwiyikoreye n'ibinyamitende 4 bifite cyangwa bidafite moteri kimwe n'ubwiyikoreye na rumoroki zikuruwe n'ibyo binyabiziga ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. Ubugari bw'imizigo yikoreye n'ibinyamitende 3 n'ubwiyikoreye n'ibinyamitende 4 bifite kandi bifite cyangwa bidafite moteri kimwe n'ubwiyikoreye na rumoroki zikuruwe n'ibyo binyabiziga ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. Ibyo bipimo rero ni ibihe? A, santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. B, ubugari ntarengwa budakuka ni metero 2 na santimetero 50. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe ahangaha igisubizo wahitamo ni iki? Ese ni A, santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. B, ubugari ntarengwa budakuka ni metero 2 na santimetero 50. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe wahitamo ikihe? Gusa ahangaha igisubizo ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibyo bipimo ni santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye ndetse n'ubugari ntarengwa budakuka ni metero 2 na santimetero 50. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Twihuse ku kibazo cya gatatu: ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira. Mbese ahangaha wasubiza iki? Ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira. Mbese wowe urumva ari iki? Ese ni A, umuyobozi. B, umuherekeza. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese hano wowe wahitamo iki? Ese ni A, umuyobozi. B, umuherekeza. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe aha wahitamo ikihe gisubizo? Twihuse cyane rero ahangaha igisubizo ni A, ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira umuyobozi. Ni ngombwa ko bigomba kumugira. Twihuse n'ikibazo cya kane: mu gihe utwaye ikinyabiziga uva kuri A ugana kuri B, iki kimenyetso kiri mu muhanda kivuze iki? Mu gihe utwaye ikinyabiziga uva kuri A ugana kuri B, iki kimenyetso kiri mu muhanda kivuze iki? Mbese icyo kimenyetso uri kubona mu muhanda kivuze iki? Ubwo kuri A muri kubona aho ngaho mu ifoto mu ruhande rw'ibumoso, uri kuva aho ngaho mu ruhande rw'ibumoso ugana kuri B iburyo, muri kuhareba neza. A, umuyobozi ashobora kurenga umurongo wera udacagaguye mu gihe cyo guhindukira gusa. B, umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe kunyuranaho uretse gusa abayobozi b'ibinyamitende nibo bashobora kurenga umurongo wera udacagaguye. C, umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe kunyuranaho arenze umurongo wera udacagaguye. D, umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho mu gihe bitateza icyago. Mbese wowe ahangaha wahitamo ikihe?
mbese ni A, umuyobozi ashobora kurenga umurongo wera udacaguye mu gihe cyo guhindukira gusa. B, umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe kunyuranaho uretse gusa abayobozi b'ibinyamitende nibo bashobora kurenga umurongo wera udacaguye. C, umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe kunyuranaho arenze umurongo wera udacagaguye. D, umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho mu gihe bitateza icyago. Mbese wowe ahangaha wahitamo ikihe gisubizo? Mu by'ukuri twihuse cyane, ahangaha igisubizo ni D, umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho mu gihe bitateza icyago. Umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho mu gihe bitateza icyago. Igisubizo ni D. Twihuse cyane rero na ikibazo cya gatanu. Icyapa cyerekana inzira y'amatungo itegetswe giteye. Icyapa cyerekana inzira y'amatungo itegetswe giteye. Ese giteye gite icyo cyapa? A, uruziga mu buso bw'ubururu, ishusho y'inka mu ibara ry'umukara. B, uruziga mu ibara ryera, ishusho y'inka mu ibara ry'ubururu. C, uruziga mu buso bw'ibara ry'ubururu, ishusho y'inka mu ibara ryera n'ikirango cy'umukara. D, uruziga mu buso bw'ibara ry'ubururu, ishusho y'inka mu ibara ryera. Mbese wowe aha wahitamo iki? Ese ni A, ni B, ni C cyangwa ni D? Nizere ko wamaze guhitamo, gusa twihuse ahangaha igisubizo ni D, ni uruziga mu buso bw'ibara ry'ubururu, ishusho y'inka mu ibara ryera. Igisubizo ni D, uruziga mu buso bw'ibara ry'ubururu, ishusho y'inka mu ibara ryera. Twihuse rero n'ikibazo cya gatandatu. Ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwa rumoroki ikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira. Ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwa rumoroki ikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira. Mbese ibyo bipimo ni ibihe? A, metero 1 na santimetero 25. B, santimetero 30. C, santimetero 75. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe wahitamo iki? Ese ni A, metero 1 n'ibice 25. B, santimetero 30. C, santimetero 75. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe ahangaha igisubizo wahitamo ikihe? Nizere ko rero wamaze guhitamo. Twihuse cyane, ahangaha igisubizo ni A, ibyo bipimo ni metero 1 n'ibice 25. Igisubizo ni A. Twihuse n'ikibazo gikurikiyeho cya karindwi. Ni uwuhe muntu ushobora gusimbura ibimenyetso byo mu muhanda dutegetswe kubaha? Mbese wowe niba ubizi neza, ni uwuhe muntu ushobora gusimbura ibimenyetso byo mu muhanda dutegetswe kubaha? Aha badaye guhitamo A, umuyobozi w'ikinyamitende. B, umunyamaguru. C, umukozi ubifitiye ububasha. D, umuyobozi wa bisi. Mbese muri aba ngaba ni uwuhe muntu ushobora gusimbura ibimenyetso byo mu muhanda dutegetswe kubaha? Ese ni A, umuyobozi w'ikinyamitende. B, umunyamaguru. C, umukozi ubifitiye ububasha. D, umuyobozi wa bisi. Mbese wowe wahitamo uwuhe? Twihuse cyane rero ahangaha igisubizo ni C, umukozi ubifitiye ububasha niwe muntu ushobora gusimbura ibimenyetso ndetse nk'abayobozi batwaye ibinyabiziga bakamwubaha. Twihuse n'ikibazo cya 8. Icyapa gisobanuye iki? Mbese iki cyapa bari kutwereka ahangaha gisobanuye iki? A, iherezo ry'umuhanda w'ibyerekezo bibiri. B, iteme rinini kandi rirerire. C, ifungana ry'umuhanda. D,
iherezo ry'iteme rifunganye, mbese wowe ahangaha wahitamo iki? Ese ni A, iherezo ry'umuhanda w'ibyerekezo bibiri, cyangwa ni B, iteme rinini kandi rirerire? C, ifungana ry'umuhanda? D, iherezo ry'iteme rifunganye? Mbese wowe hano wahitamo iki? Twihuse cyane rero ahangaha igisubizo ni C, ni ifungana ry'umuhanda. Igisubizo ni C, ni ifungana ry'umuhanda, nicyo iki cyapa batweretse ruguru gisobanuye. Twihuse n'ikibazo cya 9. Ikibazo cya 9, za otobisi zagenewe gutwara abanyeshuri zishobora gushyirwaho amatara abiri asa n'icunga rihishije amyasa kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Ayo matara ashyirwaho ku buryo bukurikira. Za otobisi zagenewe gutwara abanyeshuri zishobora gushyirwaho amatara abiri asa n'icunga rihishije amyasa kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Ariko ayo matara ashyirwaho ku buryo bukurikira. Ubwo buryo mbese ni ubuhe? A, amatara abiri ashyirwa inyuma. B, amatara abiri ashyirwa imbere. C, rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mbese wahitamo iki? Ese ni A, amatara abiri ashyirwa inyuma. B, amatara abiri ashyirwa imbere. C, rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mbese wowe wahitamo ibihe? Ahangaha igisubizo ni C, rimwe rishyirwa imbere irindi rigashyirwa inyuma. Nibwo buryo ayo matara yerekana ko za otobisi izo zimwe zagenewe gutwara abanyeshuri zihagaze. Twihuse rero n'ikibazo cya 10. Ikibazo cya 10 bari kutoza ngo iki cyapa gisobanuye iki? Mbese iki cyapa baduhaye ahangaha gisobanuye iki? A, inzira y'abanyeshuri. B, abanyamaguru ntibemerewe. C, agace k'abanyamaguru nta kinyabiziga. D, hegereye aho abanyamaguru bambukira. Mbese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga uramutse uhuye n'iki cyapa, wowe uri kumva cyaba kikubwiye iki? Ese ni A, inzira y'abanyeshuri. B, abanyamaguru ntibemerewe. C, agace k'abanyamaguru nta kinyabiziga. D, hegereye aho abanyamaguru bambukira. Rero ahangaha niba mwamaze guhitamo igisubizo ni D, hegereye aho abanyamaguru bambukira. Nk'umuyobozi w'ikinyabiziga nta kindi ugomba guhita utekereza, ni uko hegereye aho abanyamaguru bambukira. Ikibazo cya 11. Ibyapa biburira n'ibyo gutambuka mbere birangwa. Ibyapa biburira n'ibyo gutambuka mbere birangwa. Mbese birangwa n'iki? Ugomba kuba ubizi. A, ishusho mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikiranga ibara ry'umukara. B, ishusho mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikiranga mu ibara ry'umukara. C, ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikiranga mu ibara ry'umukara. D, ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikiranga mu ibara ry'umukara. Mbese wowe ahangaha urumva igisubizo cyawe aba ari ikihe? Ese ni A, ishusho mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikiranga mu ibara ry'umukara. B, ishusho mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikiranga mu ibara ry'umukara. C, ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikiranga mu ibara ry'umukara. D, ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikiranga mu ibara ry'umukara. Mbese wowe ahangaha urumva ari ikihe? Twihuse cyane ahangaha igisubizo ni A, ni ishusho mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikiranga mu ibara ry'umukara. Icyapa tumaze gukosora ku kibazo cya 10 nacyo kiri mu byapa biburira. Nacyo wagenda ukakireba, gishobora kuguhamiriza ko igisubizo ari A,
murazi ni icyapa cyerekana gitanga uburenganzira bwo gutambuka mbere, muzi uko kiba kimeze. Ngaho twihuse n'ikibazo cya 12. Ubugari bwa rumoroki ikuruwe n'ikinyamitende 3 ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira. Ubugari bwa rumoroki ikuruwe n'ikinyamitende 3 ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira. Ibyo bipimo ni ibi: a santimetero 70, b santimetero 125, c santimetero 265, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese ahangaha wowe urumva igisubizo cyawe cyese ni a santimetero 75, b santimetero 125, c santimetero 265, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe wahitamo iki? Ahangaha twihuse rero igisubizo ni d nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko ubugari bwa rumoroki ikuruwe n'ikinyamitende 3 ntibugomba kurenza santimetero 30. Ntibugomba kurenza santimetero 30. Twihuse n'ikibazo cya 13. Ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu isaha wa velomoteri ni, usibye mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu isaha wa velomoteri ni uwuhe? a kilometero 50, b kilometero 40, c kilometero 30, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe wahitamo iki? ese ni a kilometero 50, b kilometero 40, c kilometero 30, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese ahangaha wowe wahitamo ikihe gisubizo? Twihuse ahangaha igisubizo ni a umuvuduko ntarengwa mu isaha velomoteri atari mu nsisiro ni kilometero 50. Ikibazo cya 14. Ikibazo cya 14. Umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwabo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru ariko amaze kureba bikurikira. Umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwabo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru ariko amaze kureba bikurikira ni ibihe? a umuvuduko w'abanyamaguru, b ubugari bw'umuhanda, c umubare w'abanyamaguru, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese ahangaha urumva igisubizo cyawe cyese ni a umuvuduko w'abanyamaguru, b ubugari bw'umuhanda, c umubare w'abanyamaguru, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese aha wowe urumva ari ikihe? Twihuse rero ahangaha igisubizo ni d nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko icyo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kwitaho koko umuvuduko w'ibinyabiziga. Igisubizo ni d. Twihuse na 15. Ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahure tungahe? Ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahure tungahe? Mbese wowe uzi ko ari tungahe? ese ni 2, a b ese ni 3, c ese ni 1, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe ahangaha ni ikihe gisubizo wahitamo? ese ni a 2, b 3, c 1, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nizere ko wamaze guhitamo. Ahangaha igisubizo ni c ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahure nibura 1. Ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahure nibura 1. Twihuse rero ikibazo cya 16 cy'icyapa kivuze iki? Aha bari kutwereka icyapa. Mbese iki cyapa uramutse ukibonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga uri mu muhanda ukagera ahantu ukabona icyapa kimeze gutya, watekereza ko kivuze iki? a ntihanyurwa, b birabujijwe guhagarara umwanya munini, c umuvuduko utarengeje, d inzira y'abanyeshuri. Mbese wowe wahitamo iki? ese ni a ntihanyurwa, b birabujijwe guhagarara umwanya munini, c umuvuduko utarengeje, d
inzira y'abanyeshuri, mbese wowe wahitamo iki? Gusa aha ngaha twihuse igisubizo ni B. Iki cyapa kivuga ko bibujijwe guhagarara umwanya munini. Icyapa kivuga ko bibujijwe guhagarara umwanya munini. Ikibazo cya 17. Amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Ibyo bihe ni ibihe rero? A. Iyo umuhanda umurikiye umuyobozi abasha kureba muri metero 2. B. Iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi. C. Iyo ari munsi y'isiro. D. Ibisubizo byose ni ukuri, mbese wowe wahitamo iki? Ese ni A. Iyo umuhanda umurikiye umuyobozi abasha kureba muri metero 2. B. Iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi. C. Iyo ari munsi y'isiro. D. Ibisubizo byose ni ukuri, mbese wowe wahitamo ikihe? Twihuse cyane aha ngaha igisubizo ni B. Iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu by'ukuri. Twihuse rero 18. Itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara igihe ijuru rikeye nibura mu ntera ikurikira. Itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara igihe ijuru rikeye nibura mu ntera ikurikira. A. Metero 100 ku manywa na metero 20 mu ijoro. B. Metero 150 ku manywa na metero 50 mu ijoro. C. Metero 200 ku manywa na metero 100 mu ijoro. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo, mbese wowe urumva igisubizo cyaba iki? Ese ni A. Metero 100 ku manywa na metero 20 mu ijoro. B. Metero 150 ku manywa na metero 50 mu ijoro. C. Metero 20 ku manywa na metero 100 mu ijoro. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo, mbese wowe wahitamo iki? Twihuse rero aha ngaha igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Impamvu ni uko iyo ntera ingana na metero 20 ku manywa ndetse na metero 150 nijoro. Iryo tara ryo guhagarara ry'ibara ritukura riba rigomba kugaragara igihe ijuru rikeye nibura mu ntera ya metero 20 ku manywa na metero 150 nijoro. Twihuse n'ikibazo cya 19. Ikibazo cya 19. Igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo 2 yari idacagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba ari. Igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo 2 yari idacagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba ari. A. Ahanyurwa n'amapikipiki. B. Ahanyurwa n'ingorofani. C. Ahanyurwa n'ibinyamitende. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo, mbese wowe aha ngaha wahitamo iki? Ese ni A. Ahanyurwa n'amapikipiki. B. Ahanyurwa n'ingorofani. C. Ahanyurwa n'ibinyamitende. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo, mbese wowe wahitamo iki? Twihuse rero aha ngaha igisubizo ni C. Ahanyurwa n'ibinyamitende. Icyo gice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo 2 yari idacagaguye yera icagaguye ibangikaye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza, mu by'ukuri kiba kigenewe ibinyamitende. 19 tuyivuyeho tugeze kuri 20, aricyo kibazo cya nyuma kiri somo ry'uyu munsi. Iyo bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200, udutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku mirongo bayobowe n'umwarimu iyo bagenda umuhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe bagomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Iyo bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200, udutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku mirongo bayobowe n'umwarimu
iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe, bagomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Mbese ni uwe? A. Imbere ni itara ry'umuhondo ritwariwe ibumoso. B. Inyuma ni itara ryera ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe wahitamo iki? Ese ni A, B, C cyangwa ni D? Ahangaha igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo kuko imbere ni itara ryera, inyuma itara ritukura. Imbere aba ari itara ryera, inyuma ari itara ritukura. Rero turabashimiye cyane abageze kuri uyu munota bagidukurikiye, ni iby'agaciro, turabanezererwa cyane kuko muba mwadukurikiranye. Tubifurije intsinzi kandi mujye mukomeza mudukurikirane, turabizi neza ko aya masomo yacu hari icyo azabafasha kandi azabageza ku ntsinzi, mubashe kubona uruhushya rw'agateganyo rwo gutwara ibinyabiziga. Turabashimiye rero, na mugenzi wawe uri kwitegura ushobora kumurarika akaza hano kuri Shaka Provisoire akakurikirana isomo akabasha kwitegura neza ikizamini. Ngaho naho ubutaha.